gukurura abantu uko bwije uko bugiye agenda haza abantu benshi bagiye batandukanye. Ewa nana aba brusheti ziryoshye. Ndakubwiza ukuri zimwe ze muri restaurant ngo za Serena wapi Serena ntago yakoramo hano. Ku cyayi cyawe kako kanije urakira ni dawa ya kazi. Turajya rero nk'uko umuvandimwe ayibabwiye n'ahantu haryoheye kuba wasokera. Nk'uko twakomeje kubabwira ko twakomeje kuzenguruka hano muri iyi quartier yahinduwe Miami, twagiye tubona abantu bagiye batandukanye ingeri zose, urubyiruko, abasaza ndetse n'abamama, abantu bagiye batandukanye. Aka kandi rero turi kumwe n'umumama cyangwa uko agiye kwivuga nimwe muri bibone. Turagira ngo noneho dutangiye nawe yibwira abadukurikiye, avuga inshingano ze, avuge se ni muntu ki muri iyi quartier duherereyemo, atangiye aduhereza ikaze. Umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Nitwa Naira Uwamahoro, nkaba ndi komiseri w'ubukangurambaga mu rubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Nyarugenge. Tubahaye ikaze rero. Murabona ahangaha turi ni mu kagari ka Biryogo mu murenge wa Nyarugenge, aho bita muri Tarinyota, hahindutse ka free zone. Murakoze cyane. Murakoze namwe kuba muduhaye ikaze hano ahantu mubereye abayobozi. Okay, turajya noneho utubwire nk'uko wari utubwiye ko hitwa muri Tarinyota. Ubu ngubu aka kanya kuva hahinduka muri ka free zone ni irihe zina bahaye? Murakoze cyane. Abantu bagenda bahaha amazina atandukanye bitewe n'uburyo nyine nawe urabibona biba bishyushye cyane cyane mu masaha y'ikigoroba. Hari urubyiruko rwinshi ndetse n'abantu baturuka impande zitandukanye. Ikintu gitangaje ni uko abantu benshi bari ahangaha ntabwo ari abantu bavuka ahangaha, ahubwo usanga buri wese yifuza ibi byiza. Hamaze kuba rwose ahantu hasobanutse cyane nk'uko muri kubibona. Rero buri wese ahita izina bitewe n'uburyo yahishimiye. Okay. Noneho uko hano hantu twari dusanzwe tuhazi, twari tuzi ko ari ahantu hagendererwa n'abantu b'abasaza, abantu bakuze, bitewe n'icyayi bivugwa ko hano haba icyayi kiryoha cyane. Ariko aka kanya turi kubona hari ingeri zigiye zitandukanye. Turi kubona urubyiruko rw'abakobwa, abamama, abapapa, abantu bose bagiye batandukanye. Ni ukubera iki noneho hajemo uruvangitiranye rw'abantu? Murakoze cyane. Nibyo koko muri Tarinyota hahoze hanywera abantu b'abasaza, binywera ikawa ndetse banywa na teveri, ariko murabona ibintu byarahindutse cyane. Nk'uko muri kubibona ahangaha harimo imihanda y'amabara. Uko hagenda haza ibintu bishyashya ni nako hagenda haza abantu bashyashya. Okay, tukiri aho ngaho none turagira ngo utubwire muri rusange kuva uyu muhanda bawugira ka free zone, bawugira umuhanda w'imyidagaduro muri rusange, ni icyo ubona kimaze kuba cyafasha abantu batuye hano n'abantu bakorera hano? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere mbona kimaze gutera imbere ni mu bukungu. Mu bukungu urabona yuko hari muvuma, uwo ari we wese aracuruza. Ubucuruzi burimo buragenda bitewe n'ubwinshi bw'abantu muri kubona ahangaha. Nta muntu uza muri iyi ka free zone ngo atahe nta kintu aguze. Urumva imibereho y'abaturage bahangaha yarahindutse mu rwego rw'ubukungu. Noneho ubu ngubu noneho aka kanya turi kuhabona ibintu bigiye bitandukanye. Turi kubona abantu baza kuhataramira, abantu baririmba, abantu nyine b'ingeri zose bagiye tandukanye. Turabona nyine imyidagaduro yo irakomeje cyane. Turajya noneho utubwire ikintu nkawe nk'umuntu usa nkaho ukuriye urubyiruko, utubwire ibyiza bya hano n'ikintu bigiye gufasha urubyiruko rwa hano mu Biryogo muri rusange. Murakoze cyane. Nk'uko mubibona hari imyidagaduro, ariko hari n'igihe kigera tukaba twakora ubukangurambaga bugiye butandukana, haba ari ubukangurambaga mu kurwanya covid, kuko covid iracyahari.
ndetse n'ubukangurambaga mu kurwanya ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu wenda muri kutubona ahangaha hari igihe kigera hariya bari kuririmbira akaba hahagarara nk'umuntu akaba yatanga iyo mesaje hanyuma abantu bakayumva kuko hateraniye urubyiruko rwinshi rugiye rutandukana. Murakoze. Murakoze cyane rero kugira ngo tugane ku musozo turajya tugire icyo wagenera nk'umuntu wafashe iki gitekerezo akavuga ati reka biryogo mahindure ahantu h'icyitegererezo mahindure ahantu heza cyane turajya ngo tugana ku musozo ugiye abushimira muri rusange. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndagira ngo dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika udufasha muri byinshi. Tudafite umutekano ntacyo twaba dufite, turamushimira cyane, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukana badufasha umunsi ku munsi kugira ngo tube twabasha kwidagadura kandi turi mu mahoro. Murakoze. Murakoze cyane, turashimira umwanya wanyu mwafashe mukawuduhereza. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Izina ryanjye nitwa Ashrafu, nkaba ndi umwana wavukiye muri uno mujyi wano Nyamirambo, ariko akenshi nkunda gusokera hano bahita muri kulalaha ufurayi, bamwe bakahita muri Miami. Urebye hano ni ingeri z'abantu bose, abatoya, abakuru, abasaza, mbese ni ahantu ushobora kubona ukumva urayishimiye, ukagira umunezero, umutuzo, ibyishimo. Na bamwe bagira stress. Turagira ngo tubwire kuva ahantu bamara kwahindura gutya, bamara gufunga uyu muhanda nta modoka zemerewe kugendamo, basigamo aya marange, urabona byarahinduye ikintu kigaragara, urabona bimeze bitubundi muri rusange ahantu hameze gute? Hahindutse ikintu kinini cyane. Ureba mbere nago wasangaga ingeri z'abantu bose, wasangaga abasaza kuko akenshi bazaga baje kunywa TV, ariko urabona hano turi duhereye kuwanyakiriye espresso n'ikawa, uri kumva? Ubwo rero n'ababajeni n'ababasirimu bamwe bumva ko bajya ahenze, nano bya bindi baba bakeneye hamwe hahenze nano birahari. Hakabaho urubyiruko rwabonye akazi barakora, n'abandi bitinyaga hano barahatinyukiye. Kumva rero ni ikintu cyiza leta yadukoreye nk'urubyiruko, none nka ba babyeyi baba bafite imishinga iri hasi kubazamura, ni hano babazamuriye. Ese urabona ibi bintu nyine kuba barahinduye muri car free zone, mbere uko hari hameze hano hajyaga hitabirwa n'abantu bakuze gusa, abantu b'abasaza kandi nabo b'abagabo, ariko muri aka kanya turi kubona urubyiruko, urw'abakobwa, urw'abasore, tukabona none n'akarusho abantu b'abamama. Ese ni ukubera iki nyine hahise haba iyo mpinduka imeze gutyo? Iyi mpinduka igomba kuba kubera ko n'ubundi hano muri Biryogo abenshi bakundaga gusabana, ariko se ukibaza ndasabana na bangaye? Ukareba depanse uri bukore uva hano ujya mu mujyi, ujya ho Kacyiru, ariko hano biroroshye kuba wafata umuryango wawe ukawuzana, inshuti n'abandi bose mwabashe kumenyana mu gihe gitoya. Kumva ko ni ibintu byiza cyane. Okay, noneho nyine turabona uburyo hashyushye, uburyo hari abantu bagiye batandukanye, noneho turagira ngo utubwire nkawe nk'urubyiruko kuva bahafungura niki ubona kiri kurushaho gukurura abantu uko bwije uko bugiye hagenda haza abantu benshi bagiye batandukanye? Ewa nana aba burusheti ziryoshye. Ndakubwiza ukuri, zimwe ze muri restaurant ngo za Serena wapi? Serena ntago yakoramo hano. Urugero nibwo bwa mbere uno muhanda warujemo abamisi, ndakeka niho hano hambere abamisi baje bakagira bakicara bakishima, ukabona ko nyine babonye bimwe wumvaga ko batabona. Nese niba umumisi asohoka akajya muri restaurant zihenze, na bwisanzure baba bafite, ariko ageze ahantu wabona abantu barisanzuye, baraseka, baraganira, bituma nawe wavuga ati ese ubundi kuki
leta hari hamwe itagera, aho kureba nka hano yarahageze abiminduka cyane. Urugero nuko kameramani bitashoboka, hari ababyeyi badukuriye, ari bashiki bacu bakuru, ari bakuru bacu bakuru, kubabona byabaga bigoranye cyane. Mwikumva kugirana ibiganiro nabo byabaga bikomeye cyane, ariko habaye ikibazo muraza mukicara mukaganira. Ese turagira ngo tubwire noneho, urabona ahantu naho hagiye kuba ahantu hazajya hasurwa n'abantu bagiye batandukanye, aba n'abaturutse hanze, urabona ahantu hagiye kuba naho aho ahantu h'icyitegererezo kuba abantu bahasura cyane cyane, kuko kugeza ubu ngubu turi gusurwa n'abazungu, abashinwa, bakareba ukuntu sosiyete nyarwanda ibayo, bakareba uburyo abanyarwanda basabana. Akarusho noneho hano abenshi batuye hano ni abasilamu. Kwa kundi baba bavuga ngo abasilamu ngo ni abantu babi, bari kureba icyiza cy'abasilamu. Ese tukiri aho ngaho kuvuga ngo ahantu hatuwe n'abasilamu gusa, ariko abantu ndi kuhabona, ndi kubona hari ingeri zose zigiye zitandukanye, amadini agiye atandukanye. None kuri ako kantu bavuga yuko ahantu ka TVR banywa haba harimo akantu, wowe urabivuga iki? Oya, ahubwo uriya ni umuti. Uriya ni umuti uvura abantu mu nda. None se ko twari tuzi ko muri iki gihe urubyiruko ariko twinshi ruba ruri ahantu haba hari inzoga, hari ibiyobyabwenge cyane, ariko uyu munsi aha hantu turi kubona urubyiruko rwinshi rw'ingeri zose, ni ukubera iki? Urubyiruko rwatangiye kumenya itandukaniro ry'ibibi n'ibyiza, sibyo? Uri mu buyobe nubimenye, ariko uburyo uri kumwe n'umuntu mwiza umwe ashobora kuba yakuvana muri bwa buyobe. Abenshi uri kubona hano n'ubundi hari aho bari barayobeye, ariko iyo ubonye ibyiza babahaye, nanone bagomba kubyibazaho. Ese ibi byiza batuzaniye kuki tutabishyiramo imbaraga tubiteze imbere? Niyo mpamvu bavuye muri bwa buyobe baza ahandi bashobora gukura indangagaciro. Sanga usoma ku cyayi cyawe kidahora, sanga usoma ku cyayi cyawe kako kanije urakira ni dawa ya kazi. Twajya rero nk'uko umuvandimwe ayibabwiye, ni ahantu haryoheye kuba wasokera, ahantu kuba watembera, ahantu hari ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Turajya tugana ku musozo, ugira ikintu kimwe ubwira abantu batazi hano hantu batari banahagera na rimwe. Icyo nabwira abantu, nibaze barebe Biryogo nk'uko bayivugaga, barebe se niyo cyangwa ahubwo Biryogo ifite ikindi kintu gikomeye ibise muri yo. Rero nibaze barebe ubwiza bwa Biryogo. Izina rishyashya ngo niriye, izina niriye mwahabatije hano se? Ubundi hano bahita muri Kula Love Fleury. Ya, urakoze cyane papa wacu, urakoze, turagushimira. Namwe murakoze cyane. Halo. Nikubwira ko ndi hano mu bitogana muri kafu izo ngiye gufata inkuru. Yo,